Gutandukana n'uwo mwakundanaga ni ibintu bibabaza cyane kuko bishengura umutima ndetse bikaba byagira ingaruka zikomeye mu mitekerereze y'umuntu, zirimo no kuba warwara indwara y'agahinda gakabije. Gusa nubwo bikomeye kandi binababaza cyane, hari abantu benshi batandukana n'abakunzi babo ugasanga biboroheye guhita bakomeza ubuzima bwabo nta ngaruka zikomeye bibagizeho. Aba wibaza ibintu bakora bibafashamo? Yego rwose hari ibintu bakora bitandukanye bibafasha kwiramamo imbaraga nubwo banyuze muri ibyo bikomeye, basubirana umutima wabo, ibikomere bikomorwa, bagakomeza ubuzima nkaho nta cyabaye. Niba ushaka kumenya ibyo bintu, niba nawe waratandukanye n'umukunzi wawe ariko ukaba n'ubu ngubu ugishengurwa no kuba mutakiri kumwe, reka nkubwire nti nukora ibi bintu njye kukubwira ntabwo uzongera kubabara ukundi, bizatuma umwibagirwa burundu, wibera amahoro. Nongeye ko ikaze mwese bahisemo gukurikira Kiberinka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakana kuri subscribe, reka mushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Munyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Gutura umubabaro wawe wundi abanje kuwutura Imana, kubera yuko niyo yavuze mu ijambo yayo iti ninjye womora imitima ishengutse kandi nanjye womora ibikomere. Ikindi nanone yaravuze ati munyikoreze imitwaro yanyu yose nanjye nzabaruhura. Rero mbere yuko wirukanyira mu bintu byose ukeka yuko byagufasha, banza wegere Imana mu isengesho, uyiture imibabaro yawe yiteguye kukumva. Mu gihe uri guyitura imibabaro wikwiye no kuyisaba imbaraga kubasha gukomera no kunesha ikigeragezo winjiyemo. Imana yumva gusenga, ibyo uyisabye izabiguha. Umaze gusenga rwose imitwaro yawe uyituye Imana, ariko ntabwo ukwiye kumva yuko birangiriye aho ngo ntabwo uzongera gusenga. Gusenga burya ni uguhozaho, n'ibindi bintu byose uzakomeza gukora ugomba gukomeza kwiragiza Imana ikakomeza kugushoboza, kwambika imbaraga kugira ngo ubashe kunesha. Senga ubudasiba, senga amanywa na nijoro. Imana nayo ntabwo izaba kure, izazibane nawe gushoboze muri byose. Icya kabiri rero, bikunze nk'uko wabura umubyeyi wawe, nk'uko wabura ikindi kintu cyose gifite akamaro cyane mu buzima bwawe, ntabwo uzabura kugira intimba ku mutima. Rero ukwiye kuba wafata igihe twakwita mourning period, igihe cyo kubabara, ukaba mu gahinda, washaka ukarira, washaka ugasakuza, ibintu byose uzi byagufasha. Fata umwanya uhagije rwose wo kwakira ibyakubayeho, wafata icyumweru, wafata iminsi 2, wowe fata igihe. Niba wumva byagushizemo neza uvuga uti kizeho akadomo, ariko ntabwo ari byiza gufata igihe cy'umurengera, nk'uko niyo umuntu yapfushije ntabwo abimaramo amezi angahe. Akenshi abantu benshi bamuninga nk'icyumweru. Byarenze icyumweru biba byinjiye mu gahinda gakabije, ariyo depression. Icyo ukwiriye kumenya ni uko igihe ubwacyo ari cyo kimara agahinda hafi ya kose umuntu yagira. Gusa igihe bifata ngo ube wikuremo umuntu ukunda biterwa n'uburyo urukundo rwanyu rwari rumeze n'ikigero wamukundagaho. Abantu bamwe rero bakaba bafata igihe gito cyane ngo barenge akababaro baterwa no gutandukana nabo, igihe abandi bakenera igihe kirekire kurushaho bitewe n'uburyo basanzwe bakunda, ikigero bimariramo uwo bakunze ndetse n'uburyo babasha kwihanganira ibidashimishije bibagwiririye. Gusa uko icyo gihe cyaba kirekire kose, wowe ukwiye gufata igihe cyo gukira ndetse ukiga uko wakomeza. Nk'uko tubikesha urubuga today.com, iyemerere kumva amarangamutima yawe. Burya umubano uri romantic, abantu benshi bakunda kwita urukundo, rubamo inyanja y'amarangamutima ushobora kogamo ku buryo kuyiheza ngo uyambuke biba ihurizo rikomeye cyane. Aya marangamutima gahuza bakundanye nkaho bameze nk'abanywanye, ndetse iyo umubano wabo urangiye bisa naho uba ugiye kwibasirwa n'umwuzure w'amarangamutima mabi, aribyo bita negative emotions.
rero ni ingenzi cyane kuri wowe gufata aya marangamutima ukayakira nta kuganze. Aya marangamutima negative ushobora kwiyumvamo, ushobora kumva ushaka kurira, ushobora kumva ufite umujinya, ushobora kumva ushaka kwigirira nabi. Ibi rero ugomba kubyumva mu mubiri wawe ariko wemere yuko bikurusha imbaraga. Hari n'igihe ushobora kumva yuko ibi bikomere nta hantu bizajya, ariko icy'ingenzi ni ukwibuka yuko nta gahora gahanze, nta cyagize itangiro kitagira iherezo. Ibindi byumvo byose ya marangamutima guteza uburibwe azagenda nka nyomberi. Ikintu cya gatatu ukwiye gukora, siba uwo mwahoze mukundana ku mbuga nkoranyambaga no muri telefone yawe. Ibi ngibi rwose birashoboka ko ariyo nama nyayo kandi ikora wakurikiza niba ushaka kwiga uko wakwivana mu kababaro k'urukundo rwarangiye. Imbuga nkoranyambaga zidufasha kuguma twegeranye n'ubuzima bw'abacu batwegereye ndetse n'abo dukunda, baba bari hafi cyangwa bari kure, ndetse n'abo dukunda, ariko ntabwo ari ahantu ho kubona bihoraho ibikwibutsa uwo mwahoze mukundana ari we ex. Impamvu rero ariyo nama iboneye, mu gihe uri kuribwa n'agahinda ushobora gufata umwanzuro wo gusubira mu rukundo rwarangiye, cyangwa ugafata telefone ukavuga ikintu ushobora kuzicuza hanyuma. Rero kuko wageze mu cyiciro ugira agahinda kava ku wundi muntu, kumenya ibyerekeye ubuzima bwe nta kindi byakumarira uretse kongera umunyu mu gisebe cyatewe n'ako gahinda. Rwose urahagaritse kuvugana nawe. Mu gihe uzumva ibikomere byarakize, wenda ushobora guhitamo kumugira inshuti zisanzwe, usibye ko nabyo atari byiza. Ubundi ntabwo umuntu mwakundanye aba akwiye kuba inshuti yawe bisanzwe, kubera yuko niba ukimukunda uzahora wifuza yuko byarenga kuba urukundo rusanzwe mukongera mugakundana. Ikintu cya kane, ibuka kwikunda. Nyuma yo gutana, ubwonko bwawe bushaka kugabaho igitero cy'ibitekerezo rimwe na rimwe byo kwishinja amakosa ku kuba urukundo rwanyu rutarakunze. Kumva yuko utari mwiza bihagije ntabwo ari ikintu cyiza cyo kwiyubaha kwawe. Rero nubwo uwo mukundana yaba yakuretse, ntabwo ukwiye kwiyumva ko nta muntu kurimo, nta gaciro ugifite, kuko wari uw'agaciro mbere yuko munahura. Ubu rero yagusize, nta agaciro kawe kagiye. Kora ibikorwa bigushimisha, ukore siporo, wumve umuziki, utembere, ukora uko ushoboye kose ubuzima bwawe ubwiteho. Gerageza uko ushoboye kose usigasire ishusho yawe nziza, ari byo bita positive self image mu rurimi rw'icyongereza. Ni ibintu bizagutera imbaraga, wumve yuko wanakundwa n'undi muntu bigakunda. Ikintu cya gatanu, andika uko wiyumva. Burya ikaramu n'urupapuro bigira ubushobozi bukomeye cyane mu gukira ibikomere. Rero fata agakayi kawe gatoya wandikemo uko wiyumva muri icyo cyiciro cy'ubuzima, hanyuma usome ibyo wanditse mu ijwi riranguruye. Ibi bizagufasha kunguka umucyo utamuye kurushaho, ku buryo ubona ibintu ndetse ubashe kwanariza buri kintu ugifatira umwanzuro ukwiriye. Hanyuma rero tekereza uburyo atari intambwe iganisha ku buzima bwawe bw'imbere. Izi mpapuro rero zishyire mu gasanduku, zibike cyangwa unazitwike. Nukenera nanone kwandika, wongere utangire wandike. Ni ibintu rwose bituma umuntu akira vuba. Ikindi, ushobora no gukora urutonde rw'ibintu byakomeza kubangamiraga kuri uwo mukunzi wawe igihe mwari muri kumwe. Bizagufasha kumenya niba nko gutandukana nawe ari ibintu by'ingenzi wari ukeneye. Icya gatandatu, ishyiremo yuko hakiri ayandi mafi mu nyanja. Ubwo umusore yaba mwiza kajana, burya hari abandi baba bamurenze. Gusa icyo ukwiye kwishyiramo ni ukwishyiramo yuko bishoboka, kumve yuko ubuzima burangirira kuri we. Uwo mwahuye akaguhemukiye, ukwiye kumufata nk'aho ari paje mu buzima bwawe yifunze, cyangwa ugafata nk'aho ari isomo yaraje kukwigisha. Burya ubuzima bwuzuye ibihe bitandukanye, kandi urugendo rwacu turuhuriramo n'abagenzi barwo batabarika. Rero ukwiriye kurebera ibintu mu ruhande rwiza, ukishyiramo yuko uzabona undi gukunda kandi anagukunda kurusha uwo nguwo mwatandukanye. Kuba urukundo rwanyu rwaranze bikwiye kukwereka yuko ex wawe atari we Imana yari yarakugeneye. Rero ufata ibyakubayeho nk'ubunararibonye ubukoreshe nk'uburyo bwo gukomeza imbere unashaka urukundo rw'ukuri. Ikintu cya karindwi ukwiye gukora, iyegereze abantu bagukunda. Ntabwo ari byiza kwihererana ibikubabaje, ugende wigunge, ujye mu kazitiro kawe ka wenyine.
hari inshuti yawe ufite rwose yisangiza ibyakubayeho igufasha kubyakira. Abahanga mu by'imitekerereze bavuga yuko kwatura ibintu byakubayeho bituma udaheranwa nabyo bityo ugakira vuba ibikomere. Rero haba inshuti haba abavandimwe gira umuntu wizera umubwira ibyawe. Ikintu cya munani wakora niba ibi byose nakubwiye haruguru byanze ukumva rwose ntabwo kumwikuramo biri kugukundira, ikintu ukwiriye gukongeraho ni ukwegera abahanga mu bijyanye n'imibanire bakakugira inama. Ntabwo ari byiza gukomeza guheranwa n'agahinda. Shaka ubujyanama buri professional kandi ukurikiza inama bakugira, ubundi uzareba ukuntu uhera ko ube mwiza ube muzima ukomeze utangire ubuzima bushya wuzuye umunezero nk'uwahoranye mbere. Tugeze ku musozi nkuru yacu uno munsi. Niba wakunze ibyo twakuganirije nyaboneka kandi kuri like ndetse na subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi by'ubutaha. Ikindi kandi wasangiza ubutumwa abagukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iki nagushishikariza, niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza kuduha watwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa, cyangwa ukanaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri iyi nimero iri hano hasi. Reka nongere mbashimire kuba mwabanye nanjye kugeza kuri uyu munota. Hasigaye nakagaruka. Amahoro y'Imana n'imigisha yayo bikomeze kubomaho. Ndabakunda cyane. Bye.